Umunyacade wagerageje kwibasira abanyarwanda ko ngo bahumura nabi, ubu ngubu nawe aribasiriwe cyane ku mbuga nkoranyambaga, bamumereye nabi bitewe ngo n'iki gisebo yagerageje gushyira ku banyarwanda, ndetse bamwe banamututse bamubwira yuko iki cyongereza yabivuzemo atari n'icyongereza kizima, ngo ahubwo agomba kwiga icyongereza kizima cyo kwandika. Umunyacade wavuze ko abanyarwanda badahumura neza yakijweho umuriro bidasanzwe. Umukobwa w'umunyacade ukoresha amazina ya Fille du Sahel, Gertrude, ku rubuga rwa TikTok yakijweho umuriro nyuma yo kuvuga ko abanyarwanda hafi ya 1/2 bose banuka. Ibi ngibi byababaje cyane abanyarwanda, bararakara cyane nk'uko nyine yabasebeje, nabo bamwokejeho umuriro cyane. Ku rundi ruhande mu gihugu cya Uganda ni agahinda gakomeye cyane, aho umuhanzi witwa Olisha yitabye Imana ubwo yiteguraga kubyara. Umuhanzi Olisha M wo muri Uganda ubusanzwe witwa Olivia Mildred Nimubiru yitabye Imana ku mugoroba wo kuwa 24 Ukwakira 2025 ubwo yiteguraga kwibaruka umwana wa gatatu. Iyi ni inkuru y'akababaro cyane, ni inkuru ibabaje kubura umuntu w'ingenzi gutya uvuga rikijyana. Ni nkaho twavuga ngo ni intumwa ya rubanda cyangwa se influencer, kuko yari umuhanzi abacisha ubutumwa bwe bwose nyine mu buhanzi bwiwe cyangwa se mu mpano ye y'ubuhanzi, akoresha inganzo ye kugira ngo agire byinshi akemura. Abahanzi ubundi ni inkingi ya mwamba, niyo mpamvu iyo umuhanzi apfuye aba ari igihugu nyine gihungabanye muri rusange. Ucyumvira ijwi uhita wumva yuko utibeshye nk'ibisanzwe. Iyi ni Menya Byose ica kuvumbuza isho, yewe yibagizaho ndi Ken Chris. Kangusabe gukora subscribe wowe waba utarayikora, kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi bijye bibasha kukugeraho kandi bigere kure hashoboka. Nikaze. Uyu mukobwa yabivuze yifashishije urubuga rwa TikTok, aho yavuze ko yabanje gukora amashusho ari mu Gifaransa, ariko akaza kugirwa inama yo kwifashisha icyongereza kuko abanyarwanda aricyo bumva kurushaho. Yavuze ati, banyarwanda nkunda u Rwanda, ariko ndabinginze mumbwire ibyo bintu by'impumuro mbi, mumbwire neza. Yakomeje ati, mumbwire niba kugira impumuro mbi ari kimwe mu bintu bifatwa nk'ubwiza kuri mwe hano, oya, kuko ndashaka kubimenya. Mwibuke ko amazuru yanjye atagishoboye kwihangana. Ariko uyu mukobwa akabya cyane avuga yuko ngo ari 1/2 cy'abanyarwanda ngo bafite ngo iyo mpumuro mbi, ngo banuka cyane. Ahubwo bamwe mu banyarwanda bakamubaza bati, se kuvuga yuko ngo ari 1/2, ahari umaze guhura na miliyoni zingahe z'abanyarwanda? Ese mwahuye muzihe gahunda? Ntimushobora kuba igihugu gisukuye kurusha ibindi muri Afurika, mumbabarire, hanyuma ngo abantu banyu babe bafite impumuro mbi? Ibyo bishoboka bite? Niko yakomezaga. Bishoboka bite koko? Yavuze ko nubwo bimeze gutyo 1/2 cy'abanyarwanda bahumura neza, ariko abandi baba bafite impumuro idashamaje. Ati, yego nka 1/2 cy'abaturage basohora impumuro nziza, ariko abandi basigaye we Yezu we. Hano yaravugaga agakabya akanashyiramo n'amakabya nkuru. Ndabasabye mwe musohora impumuro nziza, mujye mwigisha abo bantu basohora impumuro mbi, kuko baronona isura yanyu nk'abanyarwanda. Mubabwire bahagarike kubagira nabi gutyo, ndabasabye. Nyuma y'ubu butumwa uyu mukobwa ntabwo yakiriwe neza, ndetse bamwe batangiye kumubwira ko yibeshye ku byo avuga, kuko ashobora kuba yarumvise umuntu umwe cyangwa babiri badahumura neza, akagira ngo ni u Rwanda rwose. Umwe aseka ati, 1/2 cy'abaturage? Wahuye n'abantu bangahe?
bo mu Rwanda. Ese koko wansubiramo umubare cyangwa se wambwira umubare w'abanyarwanda mumaze guhura? Ati wikabya cyane uvuga yuko ari 1/2 kuko ku bwawe nta na miliyoni imwe y'abanyarwanda wari wahura nabo, kandi abo ngabo barenze cyane abo ngabo bari munsi cyane ya 1/2. Abandi baje bamubwiye ko mbere yo kubanza gushinja abantu kunuka nabi yakabanje akiga kuvuga neza Icyongereza. Uwitwa Kesi ati nshuti yanjye, iyo mpumuro si y'abanyarwanda, ni impumuro y'ubutsinzi amazuru yawe ataramenyera. Wenda umwuka waguteye ikibazo kuko wari usukuye cyane, utuje cyane, kandi uri hejuru y'urwego rwawe rw'Icyongereza ngo ubashe kuwusobanukirwa. Uwitwa Sangwa Belize ati reba umuntu urimo gushinja igihugu cyose kugira impumuro mbi, wakabaye uhatiriza kuvuga Icyongereza. Nibyo twabyumvise neza. Undi yaje ati uyu wabona yarakundanye n'umuntu unuka. Mukobwa mwiza, ubwo niwe wari ku rwego rwawe. Nibyo bavuga ngo abumwe agatukisha bose. Ati wowe nubwo uri gusebya abanyarwanda bose muri rusange ngo 1/2 wasanga warakundanye n'umwe unuka, ngo kuko ngo nta munyarwanda muzima utanuka ngo wakwifuza gukundana nawe. Ikindi kandi ngo kuko baca umugani mu Kinyarwanda ngo abumwe agatukisha bose, nyine akaba ariyo mpamvu wanzuye yuko 1/2 cy'abanyarwanda bashobora kuba banuka, bitewe n'uko nta musore uhumura neza wakwemera ngo umwe mu banyarwanda wakwemeye nyine uwo nguwo yanukaga nabi. Hari n'abandi bamubwiye ko uwamubwiye ko abanyarwanda batumva Igifaransa yamubeshye. Undi avuga ko yemeranya nawe ibyo avuga nubwo ari umunyarwanda. Hari n'uwanditse ati kuki udasubira iwanyu niba utekereza ko abanyarwanda bafite impumuro mbi? Nzi ko abantu bo mu gihugu cyawe ari bo bafite impumuro mbi kurushaho, ni abaswa kandi bameze nabi. Ahangaha nabo bakomezaga bacyocyorana mu magambo, nyine babwizanya ukuri. Uwitwa Mutoni yanditse ati ndabona impamvu amazuru yawe atakibasha kwihangana. Reka nkugire inama mukobwa mwiza, mukobwa muto. Ibyiza ni uko wakora indi video usaba imbabazi abanyarwanda bose. Uyu mukobwa ntabwo yigeze agaragaza ko aba mu Rwanda by'igihe kirekire, ariko ukurikije amashusho ye nuko yavuganaga abanyarwanda, ashobora kuba hamaze igihe kitari kinini cyane. Ati ahamaze igihe gitoya, niyo mpamvu atari yagira experience. Abandi bo bamusubizaga yuko ngo ari impumuro nziza cyane, ituje, yuje n'umunezero, ngo atari yamenyera. Ngo uyu nguyu ntabwo yari yamenya gutandukanya impumuro mbi n'impumuro nziza, kuko nawe ubwe yasubiyemo ati se ni gute iki gihugu nyine ngo kirangwa mu bihugu bya mbere ngo bifite isuku muri Afurika ngo cyagira abantu bafite impumuro mbi? Ati dushingiye k'ubwo butumwa wowe wivugiye, koko wa mugani ni gute igihugu cyagira impumuro nziza, ba nyiri kugira iyo suku cyangwa se kugikorera isuku akaba aribo bagira impumuro mbi? Aturibeshya cyane. Bivuze ngo uyu mukobwa niba yatangiye avuga ngo igihugu gifite isuku kandi kikagira impumuro nziza ngo usibye abagituye, uyu nguyu byabaga kwa kundi bavuga ngo kwiburanya ukanitsinda. Uyu mukobwa yavuze ko 1/2 cy'abanyarwanda banuka. Bamwe bibaza umubare wabo maze guhura nabo birabacanga. Ibi ngibi birababaje cyane kandi biranasekeje, biteye agahinda. Ibi ngibi nyine wagira ni komedi yakinaga, ahubwo niwe ku rundi ruhande ngo yisebeje kuko bamwatatse, bamwotsaho igitutu koko. Reka mbere yuko mbakomereza ku inkuru y'agahinda yo muri Uganda, ngo aho umukobwa ukiri mutoya witwa Olisha ngo yitabye Imana ubwo yiteguraga kwibaruka, akaba ari n'umuhanzi. Ni inkuru ibabaje cyane. Mbere yuko iyi nkuru tuyigeraho, reka
tubanze dutumikire abadutumye. Waba wifuza ikibanza, inzu yo kugura cyangwa se yo gukodesha? Rubavu Komisiyoneri yaje ari igisubizo. Ndetse nawe waba uri mu mahanga cyangwa se mu mujyi wa Kigali wifuza kuba waza gusura bimwe mu byanya nyaburanga by'Igisenyi birimo nk'ikiyaga cya Kivu, ku Mashyuza, Petite Barriere na Grande Barriere, kuri stade n'ahandi hagiye hatandukanye, ntabwo twabibagiwe. Dufite imodoka nziza zikodeshwa, apartment nziza. Duhamagare kuri 0788 34 9793 cyangwa se utwandikire kuri WhatsApp tugufashe byihuse. Nawe waba ufite ikibanza wifuza kubaka, ntugasiragire ngo ushaka ibyangombwa bigutinza. Duhamagare kuri iyo nimero iri kuri screen, maze tuguhuze n'abenjeniyeri babigize umwuga bagufasha gushaka ibyo byangombwa birimo autorisation de bâtir, byihuse kandi byizewe. Mu gihe gitoya ukaba wifitiye inzu nziza, umuturirwa wawe, kandi bitaguhenze. Rubavu Komisiyoneri, ishema ku batugana. Kuri iyo nimero ubundi tukakugezaho bimwe muri ibi bikoresho. Ikindi kandi ushobora kuba wakenera n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye ubona byakenera wenda nk'ubufasha bwa Komisiyoneri, wahamagara iyi nimero tukaba twagufasha. Serivisi yacu iranoze kandi irihuta. Reka twikomereze n'iyi nkuru idashimishije habe na gato. Ni inkuru y'agahinda ngo aho Uganda yahungabanye, iki gihugu cyahungabanye bitewe no kubura uyu mukobwa ukiri mutoya. Ikindi kandi akaba yari nk'intumwa ya rubanda, dore ko ngo yari umuhanzi. Olisha M wari umuhanzi wari uri kuzamuka neza mu muziki wa Uganda. Yari aherutse gukora ubukwe na Musimu mu mpeshyi ya 2024. Yari afitanye abana babiri mu gihe biteguraga kwibaruka uwa gatatu. Ibinyamakuru byandika imyidagaduro muri Uganda bavuze ko uyu mubyeyi yitabye Imana ubwo yajyaga kubyara umwana we wa gatatu ku bitaro bya Mengo biherereye mu mujyi wa Kampala. Uyu mugore yaguye ku nda, nyine ngo yaguye ubwo yiteguraga kubyara. Ni inkuru ibabaje cyane. Inkuru y'urupfu rw'uyu mubyeyi ni imwe mu zikomeje kugarukwaho muri Uganda, aho benshi mu bahanzi n'abakoresha imbuga nkoranyambaga bashengutse umutima. Uyu mugore yarazwi mu ndirimbo zigiye zitandukanye zirimo nka Ntono Simanyi, Kwenjagala yakoranye na David Lutalo, n'izindi zigiye zitandukanye zirimo nk'izi. Ariko uyu muhanzi birababaje cyane. Izindi ndirimbo yarazwiho harimo Gono, Bilungoki, Katambala, Wakinkolede, Kunchagala, Simanyi nayibabwiye, Nwanila, Witness, The Next Big Ugandan, Dia, Euma, Superlove n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Mu gihe gitoya yari amaze ashakanye ngo n'uyu mugabo. Ikindi kandi ngo bari bafitanye abana babiri. Yaguye ku nda ubwo yiteguraga kubyara undi mwana wa gatatu. Iyi ni inkuru ibabaje cyane ku muryango we ndetse no ku gihugu muri rusange, kuko uyu yari intumwa ya rubanda. Ikindi kandi uyu nguyu yari afite igihe kirekire cyo kubaho, dore ko ngo apfuye ngo akiri mutoya, dore ko yari amaze igihe gitoya ngo akoze ubukwe, arongowe, kandi yari afite abana bakiri babiri yitegura kubyara umwana wa gatatu. Nkunda kubabwira yuko inkuru nziza nk'izi ari akagaruka. Nabanje kubabwira ku bijyanye n'uyu munyacadi cyangwa se uyu mugore ukomoka muri Chad wasebeje abanyarwanda avuga yuko kimwe cya kabiri cyabo ngo banuka nabi. Abangaba baramugarukana, bamwotsaho igitutu, koko bamwotsaho umuriro, bamutuka cyane, bamubwira ko agomba kubanza akiga kuvuga Icyongereza neza. Mbagezaho nanone
ibijyanye n'uyu muhanzi wo muri Uganda guherutse kwitaba Imana ku myaka ye mike cyane witwa Olisha. Ni inkuru y'agahinda ku banya-Uganda. Nk'ibisanzwe iyi yarimenya byose ica kuvumbuza ishoka, ngusabe gukora subscribe maze like na share wowe waba utarabikora, kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi bigiye bibasha kugera kure kandi kure hashoboka. Reka mbanze nshimire ubundi ababikoze. Reka mbasezere nkubwira nti hasta la vista.